Murera rero byifasha gute inshuti zacu agahinda ni kenshi mwarababaye cyane gutsindwa mu rugo si ibyo gusa rutayizamu wanya akavunika si ibyo gusa muzamu wanya akavunika ariko bakabyara ejo bundi nabitekerejeho ura mugoroba uko wa gatandatu mugosha abareba nabo bagiye mu kibuga bagiye kuri stade batasenze kwe bagize ibyago pe oya Imana se wagize ngo niki Imana se ko itareba ngo wasenze igusha imvura mu mirima y'ababi n'abeza nanjye nabitekerejeho rwose usanga bareyo ntabwo uriya munsi ntabwo ari uwabo wabaniye rwose hari umugani baca mu giswahili bavuga ngo ajari hayina kinga ajari ni impanuka bivuze ngo nyine impanuka hari igihe nta kintu kiba cyayihagarika ibi nako babasha kuvuga ibibazo nyine cyangwa ibihe bitari byiza hari igihe nta kintu kiba cyabihagarika ibihe bitari byiza ku muntu cyangwa se kuri institute runaka hanyuma rero cyane ndabona abashyiramo n'amabisi abatwara bisi ziryoshye kabisa tutaherekeze ekipe bashimire cyane uwitwa Paul Muvunyi Mzee Paul Muvunyi ni umugabo wo gushimirwa cyane yavuze ati umurindi w'abareyo ni igitego cya Reyo umurindi w'abareyo ni umukinnyi wa 12 wa Reyo mu gihe adversaire twabyumvise ko azafite 11 gerageza nawe uzabura umwe mu mukinnyi wa 12 bose ko singida ivamo ukabye inzozi se warose ko ni gakeya ndota ikaviramo mu rugo iyo rose ni gakeya ndota wavuze uti na rose bayiteye kimwe bajya muri penalty ibakura sport ibakuramo ngo Paveri yazaruye nk'uwarura ifiriti ariko hari ibyo Kagere media yavuze ngira ngo yaganiraga n'umupeti umwe ukora Kicukiro aramubwira ati singida nayikinnyemo urumva ndayizi Rayon Sport ndayizi aravuga ngo abareyo bose ndabizi ko bagiye bafite ubwoba bavuga bati byarangiye kuba dutsindiwe mu rugo bisa naho birangiye ariko umva ijambo ry'umukinnyi umuntu wabaye umukinnyi wakinnye ku rwego ruri hejuru kinya muri Simba kina muri Singida Gor Mahia ameze neza kandi ku rwego rwiza yagiye ahura n'amasituasiyo akomeye yagiye agera ahantu abona ikipe ye bigoye cyane ariko bigakunda umva icyo yabwiye abareyo abantu bataza kugira ngo ni ibikabyo by'abanyamakuru ni Kagere yaravuze ngo muri Tanzania ndahazi Rayon Sport mbona birashoboka cyane ku kigero kiri hejuru ko yavanamo Singida urumva atanga impamvu aravuga ngo bura ku mukinnyi wenda ku mufana birumvikana ko yatakaza icyizere ariko ku mukinnyi ugifite icyizere ko yakitwara neza asanzwe ari umukinnyi mu mutwe we bitararangira ko yatsinzwe icyo gihe gukuramo ikipe cyane cyane muri imikino yo gukuranwamo biba bishoboka kubera iki ikintu cya mbere barakiba mu mupira w'amaguru ni pressure na panic and pressure wabonye Singida mu gice cya kabiri cy'umukino yarigeze ikina kuki yagize iyo panic nepo umutoza Gamondi agatangira gukuramo bakiyeke agashyiramo ba Diomande ashaka gusa na defanda kubera ko Diomande akira mu kibuga hagati ariko yavanyemo mu winga ashyira mu kinyo hagati kugira ngo arebe ko ya defanda ugeze ubona bongera kwataka nko birekuraga mu gice cya mbere kuko baravuga ngo tugukina ikipe ikomeye reka tugerageze turebe ko twabona insinzi hano mu rugo nta gusuzugura adversaire uko utamusuzugura rero ni nako utamovayipinga cyangwa se utamufata nk'ikintu kidasanzwe kuba atatsindwa nuvuga ngo Kagere yaravuze ngo insinzwi y'igitego kimwe niyo nsinzwi ihari yigiye biba byishoboka igitego kimwe cyane si bitatu si bine si bitanu si bibiri nka cya kintu cyame gishyiramo byari kurangira aranavuga ngo nk'ubu abafana ba APR batsindwa na Azam muri Tanzania ubushize abenshi nepo nibavuga bati byarangiye APR itsindiwe Tanzania naho mu rugo y'ubukirizo ko byabayeho usize amatsinda APR kimwe ku busa muri Tanzania yayitsinze bibiri hano mu mahoro Gilbert aruboneka birukanka cyane ntibyakunze nibayisezereye cyane abafana batabyumva none bareba bavandimwe kuki mwumva byarangiye iminota 90 mwatsinzwamo kimwe k'igihe Singida so bwa mbere yabikoze n'amakosa kuko muri 2023 17 z'ukwa 9 yatsinze Modern Sport Future yibo yo mu Misiri yo match ndibuka nayirebanye na Nepo Elvis Rupia yari yagitsindiye muri Tanzania bajya mu Misiri ekipe ya Singida bayibanza igitego cya ATF hanyuma Marufu Chake arishyura ku nota 28 ekipe ya Future iti nabona n'umutuku
turavuga ati ikipe yitwa singida igiye kuyinywa karabaye ariko byarangiye ikipe ya future itsinze singida ibitego 4-1 kandi ifite n'umutuku yongeyemo ibindi bitatu ifite n'umutuku ikintu cyo gihari ubwo twinjira muri za singida erega singida nibyo ariko singida ibyo yakora byose irakomeye yakinnye finali y'igikombe cy'igihugu yabaye iya kane muri shampiyona nibyo ariko si simba nta nubwo ari nazamu icyambere nka avantage Rayon Sport ifite nta bafana izasanga ba singida baje kwitera icyugazi nkuko wasanga stade ya aho ngaho rero niho abantu benshi bavugiye bati yuzuye nepo abenshi baravuga bati si byakabaye bya bindi jyangwana ajya avuga ngo ugenini ni kama nyumbani erega ni stade nta bafana nta mu rugo singida ifite kuko abareba bashatse imikino yose yaba mu rugo uramunyamakuru singida nabonye ko bazakina KMC nibyo cyane ni KMC nicyo kibuga cyemewe nicyo kibuga cyemewe bashaka kujya Zanzibar bakajya Benjamin Mkapa cyangwa kwa KMC nibyo bibuga bitatu bishoboka bahisemo KMC iremewe muri Confederation bahisemo stade ya KMC gusa ikintu muvuga ni ikintu gikomeye cyane kinonone ahubwo Rayon Sport ndayirangira ebane ibintu uraza kwibwira izamuritsindika izamuritsindika neza oya genda hamagara tade mu kanya muhibwa zandani izamuritsindika kinonone ndahazi cyane ikintu cyari ku ikipe ya singida ku ikipe ya Rayon Sport wenda mubivuze neza ugiye gukina na Simba cyangwa na Yanga yewe na Azam ushaka kuvuga ati harimo akikango gakomeye cyane umurindi w'abafana ekipe nibyo zimaze kubaka ibigwi n'amateka cyane muri iyi mikino nyafurika ariko nk'uko twanayibonye ikinyuranyo cyajemo hano mu Rwanda gisa nkaho cyaje mu buryo bw'imikinire cyane cyane ku gice cya mbere ku ikipe ya Rayon Sport byaganishaga ku mipangire ya ekipe ndetse no ku rwego rw'abakinnyi bakurebaho ino hantu harimo ipfundo uyu mutoza iyi match akwiriye kuyifata nk'ivuga ngo sibyo ko nawe ku giti cye n'abareyo bazagenda wenda bagira igihe cyo kubigarukaho no kubiganira n'imyiteguro kuri bo ntiyabaye myiza cyane ariko byibuze muri situation bagezemo nuvuga ngo umwiza muri system umwiza ku mukino mu gushaka intsinzi yabande kugira ngo nari nyekipe kuko hari ikintu kimwe umutoza fami yakeneye kwakira ntabwo ari ukuvuga ngo nshoye system abareyo bashaka buriya nacyo kintu ngewe nari nzi ko n'abareyo bazamuganiriza kuko ari ikintu twabonye fami yaryama kuri system y'abadefanseri batatu mu guhindura azana system y'abakinnyi badefanda bane abamediateri batatu n'abandi bataka batatu ariko hari ikintu azakoresha Abedi niba batakinye ushize bagira Emery Bayisenga abo bantu niba baterwa n'inshinge baziterwe bakwiriye gukina ariko bavuga ko impamvu Abedi atanakinye suko wenda bitari gukunda akakina byarashoboka cyane ko hari ibinini yahabwa bimurinda uburibwe akaza gukina ariko akaza kumva uburibwe nyuma ya match urabizi ibyo binini abakinnyi bajya bafata kugira ngo wenda abashe gukina match ariko byari gutuma noneho kubera ubwo buribwe agiye kugira atazakina retour kandi wenda ari no mutoza avuga ngo niyo match iri decisive cyane azakina noneho ari tayari umubiri umeze neza ni nabwo wenda yatanga umusaruro kurushaho ubu rwose amakuru ahari aravuga ko Abedi nta gihindutse agomba kujyana na bagenzi be mu gihugu cya Tanzania ndetse akazanakoreshwa ko mukino Bayisenge ashaka kutabanzamo Bayisenge bari tayari Bayisenge ari tayari dore icyo bifasha rero ibe dore icyo bifasha navugaga mwabonye ko uburyo bwose Rayon Sport yageragezaga baburaga ba bantu bafite taye nziza bafasha mu gutsinda imipira y'imiterekano reka mbabwire Youssou Diagne umwaka ushize w'imikino afite ibitego 4 byose by'imipira yo mu kirere bivuze iki na Emery yaragitsinze kuri gorira ingoma icyo nacyo gikireho bivuze ngo Rayon Sport kuri match retour detail yose igomba gukonta niyo mpamvu kubakinnyi utegura iby'abakinnyi mu buryo bwose wakora ugomba kuvuga ngo Youssou Diagne arari kuko niba ugiye gukina iyi defense y'abane ubyumva ko bagiye kudefandisha babiri none ntabwo ari byandi uvuga ngo ni batatu umwe yatwara babiri batwara umwe Youssou Diagne kuri experience kuri iyo leadership ye Emery nayo kuba asanzwe amenyereye imikino nk'iyi afite experience kuko niyo warayibonye iberi aba bana Fabrice aba bakinnyi barushema hari aho bagera nyine ukabona ko revo bari gukiniraho yabatonze ikindi kintu namugaye ugiye gushyira abakinnyi batatu basatira Yves ushyizeho Bagayogo na Sumani kuri iyi systeme ukeneye speed ukeneye pace ukeneye ba bantu bakubagana imbere y'izamu
rwirengagije ino sisiteme yubakiye mu mitekerereze ya kontrata urakoze cyane Samiri ivuze neza usize uwitwa Zizi Basane na Rivaldo uzi ko buriya wamutegura muri mace apare kuvuga ngo ni umukinnyi mfite 1-on-1 ni mwiza arihuta afite baro izo cross yazihinduye zigenda neza ugatangira kubyaza umusaruro swadiyari kuko umutoza nashaka kubwira ngo abakinnyi bimeze bite ariko ni cya kindi tuvuga umukinnyi niwamenya ko ari mwiza cyangwa atari mwiza utamukoresheje we mushyire mu ikibuga kiba aricyo kimugaragaza niyo mpamvu icyo kintu cyose iyo detail ariyo yose abafana bagomba kugenda ariko nabo bizeye kuri detail y'abafana yego iberi amafaranga nangahe kuko jewe ira stade ya KMC ngenda yize ira stade ya KMC Rayon Sport iki Kigali pere nini sha uya ni gatoya ira stade hagiye amabisi byibuze 4-5 ya Rayon Sport cyane ndabona abashyiramo n'amabisi abatwara bisi ziryoshye kabisa tutaherekeze ekipe bashimire cyane uwitwa Paul Muvunyi Mzee Paul Muvunyi ni umugabo wo gushimirwa cyane yavuze ati umurindi w'abareyo ni igitego cya Reyo umurindi w'abareyo ni umukinnyi wa 12 wa Reyo mu gihe adversaire twabyumvise ko azafite 11 gerageza nawe uzabura umwe mu mukinnyi wa 12 itike yari ibihumbi 120 muri rusange itike yose icyo byasabwaga ku rugendo rwo kugenda kugaruka urugendo rwari ibihumbi 120 ibihumbi 120 baravuga bati n'ibyo 2 kuri 50 ni mu byihorere mwebwe mwishyura itike y'ibihumbi 50 bivuga ngo arenga kimwe cya kabiri ho gato mwenyewe iri president w'ibihe byose Paul Muvunyi aravuga ati ngenda natanga ubwo fan clubs icyo batumva niki niba fan clubs bajya bakontributinga bakagira miliyoni 25 bahagura umukinnyi ubwo ibibonaniye no kujya buri fan club wenda ni mu minsi y'akazi yagatanze byibura 10 bayihagarara